kugandagurira abantu ntabwo ari ikintu njye cyane ntunguye cyane numvishije ko nzi ko buri gihe tubona raporo abantu bakeneye kubakirwa ariko sibyo ntabwo bikwiriye yuko raporo umuntu ayibona ikaguma ari raporo ntabwo gikorwa rero icyo ntekereza ni uko ibuka niba yatanze ripoti ikavuga ngo Rutaganda akeneye gusanirwa bakerekana uburyo inzu ya Rutaganda imeze hakabayeho kwihutisha icyo kintu none se turasa na uko umuntu yamaze gupfa nibyo binejeje dufite undi muntu ugomba kugaragara muri ubu bwicanyi wabuteguye igihe kuko nziza ku myaka 19 yibereye muri yiga umwana wigaga ntabwo yari arimo arategura urupfu rwa Pauline kuko urupfu rwarateguwe barabiplaninze neza uburyo bizagenda rwarateguwe nta bindi birenze leta nishyira imbaraga mu gusanira abatishoboye turavuga noneho ko kuri butabera ikijyanye n'ubutabera nongere ngisubiye muri leta ni inkiko nizifatanye n'ubutasi baduha ubutabera bwuzuye kuri Pauline kuko ngiye uyu munsi nziza arimo arajijisha mureke twongere tubasuze mwebwe mwese aho muherereye ndizera mumeze neza abari mu Rwanda mukomeze mugubwa neza abari hanze y'u Rwanda guhera mu Burundi Congo East Africa yose tubahaye ikaze rero kugera ku mpera y'isi yose abari Burayi Amerika Canada Australia kugera ku mpera y'isi namwe turabasuhuje mwe bakoze subscribe komeza ububwe neza kandi Imana ikumpera umugisha nawe utarayikoragira ngo ugende ukanzeho nta wundi rero ni Bobo turi kumwe hano muri uno mwanya turabakira mwe tubahaye ikaze kugira ngo tubashe kubana muri uyu mwanya rero ndabakunda cyane reka rero ndeke gutinda mu bintu byinshi nko mubibona imbere ya kamera hari umuvandimwe umugabo umupapa ntabwo nje nijijisha nimba ari umupapa nimba ari umusore simbizi ndabizi ko ari umupapa gusa w'indindi arabyivugira tuguhaye ikaze murakoze cyane Bobo hano turi kumwe na Big Town ndetse ni Impanuro TV murakoze cyane abo kuri Big Town ndetse no ku Impanuro TV amen ku mwanya mwiza tugiye kugirana nitwa Byemerorine navuze ko uri umugabo ariko ntibyivugiye mfite abana 2 n'umugore yego abana 2 n'umugore Imana yaguhaye umugisha kwere arumeze neza iminsi myinshi mino minsi Imana iri kuvuga iki Imana iravuga byiza kandi byinshi hari ikindi se kireta urukundo rw'Imana Imana iradukunda nako turiho niyo mpamvu bwayo rero ntabwo turi butinde cyane tujya mu bindi twifuje kuganira nawe nk'umugabo ariko navuga byanze bikunze buryo umuntu kwangana kose ntajya acika kuvuga ngo umwana aho mvuka n'umusaza uriya banga ngo ndi umwana uvuka tuguhamagaye nk'umwana uvuka Rukumberi uzi Rukumberi wayivukiyemo ufite n'amateka muri Rukumberi yego ni mu ijoro rishize hari inkuru itavuzwe izwi n'abakeya ariko nge nabashije kumenya y'umusaza witwa Rutaganda François yego ni François yego ubwo ejo bundi twari turi Rukumberi turi mu gihe cyo gushima Imana nawe ari mu bantu mwahaye impano ariko uyu mwanya amakuru ndi kwakira muri biravugwa ariko ugiye kudukuriraho urujijo yuko nawe yaba yitabye Imana ayo makuru niyo urakoze cyane Bobo ayo makuru niyo dufite umusaza
witwa Rutaganda Francois witabye Imana. Ubwo duherukanayo ngira ngo mwese twari kumwe channel zose ko turi kumwe. Yego. Twari twagiye Rukumberi mu gikorwa cyitwa Higura Umuhigo. Aho tujya gushima Imana, twatumiye abashumba, twatumiye abantu batandukanye b'umumaro bo kuza kudufasha kongera gushima Imana yatumye turokokera kuri uriya musozi. Kandi mu kuri niko byagenze. Twashimye Imana ngira ngo mwarabonye ko byagenze neza. Twashimye Imana nabo twari kumwe, twashimye Imana nabo twajyanye bose hariya. Hanyuma namwe abo twajyanye mwabonye ko igikorwa cyari cyiza. Yego. Kandi tugiteguye ku nshuro ya 9. Nubwo duciye mu bihe bigoye byo kubura abantu benshi, byo kubura abo twarokokanye hariya. Tutibagiwe umubyeyi tumaze iminsi tubuze n'ubundi ni wa Mungu Pauline. Yego. Ariko twari twarateguye kiriya gikorwa mbere yaho yuko tuzajya n'ubundi gushima Imana. Twashimye Imana koko twumva ko umutima unezerewe. Uyu musaza rero Rutaganda ari mu bantu nawe twari twateguriye impano kuri uriya munsi. Yego. Iyo mpano twarayimuhaye, yatashye yishimye nk'umuntu udahaye impano yo gusoza umwaka. Yari impano n'ubundi yari kuzakoresha ariko aganasoza umwaka anezerewe nk'umuntu twahaye impano. Turiyo rero ntabwo ngira ngo umushumba wa Rutansi yarabwirije ngira ngo n'ibijyanye n'urupfu yabigezeho, ariko ntabwo twari twiteguye gupfusha tuvuyeyo. Ntabwo twari tubyiteguye, nyine urupfu ruratungurana. Rero Rutaganda ni umusaza kandi mwiza, umusaza wakoreye iki gihugu cy'u Rwanda. Umusaza witangiye igihugu ko ari mu ngabo zabohoje iki gihugu. Yasanze abandi ku rugamba binjira hano mu gihugu afatanya n'ingabo za RPF. Hanyuma adufasha no kubohora iki gihugu, kurwana intambara toroshye mu gihe igihugu cyari kitaragira ingabo nyinshi. Ntacyo atakoze. Ndibaza ko na RDF imushimira uruhare rwiwe n'umurimo w'ubuzwi. Rero akaba kandi n'umucikacumu wa Rukumberi. Uriya musaza yari afite inzu ishaje. Abantu nubwo haciyeho imyaka 30 leta yubakiye abacitse ku icumu amazu. Ariko ayo mazu yamaze gusaza. Niba ngiye mbere y'iyo myaka 30 nari umwana kandi k'uruhinja nka uyu munsi ndi umugabo, birumvikana ko iyo nzu itakiri inzu. Ntabwo ikiri inzu. Ni inzu zamaze gusaza mu kuri, zamaze kuba inzu zishaje mu buryo bugaragara. Rero inzu muzehe yari arimo Rutaganda yari ikuze, yubatswe icyo gihe yari ubutabazi bwihuse leta kuko nta kindi yari gukora. Ariko izo nzu zamaze gusaza. Muzehe rero asanzwe akora akazi kajyanye no kurara uburinzi. Hanyuma rero mu gihe yari atashye mu gatondo, uburinzi mu rwego rwa gisirikare, mu rwego rwa gisivili, akorana n'abantu ba PSF baba bafite ukuntu bashyira abantu barinda amasantere y'ubucuruzi. Nawe yari arimo muri abo barinda amasantere y'ubucuruzi. Hanyuma rero umusaza mu gutaha mu gatondo urumva aba yaraye mu mbeho, kandi abari kumwe mu rugo n'abana nabo bari bubyuke bajya ku ishuri. Bari bize cyane gutegura uko bajya ku ishuri. Ageze mu rugo abana bitegura bajya ku ishuri, bafata akanya gatoya ko kwinjira ajye kureba ko yakora icyo kunywa, agira utwo ashyira mu nda nk'umuntu waraye hanze. Ageze mu gikoni rero, igikoni gitangira gukaka. Ariko yari akuze kugira ngo video mwayibashyiraho bakayibona. Yari akuze, ntabwo yashoboye kwita yumva neza ibibaye ako kanya. Ariko umwana we ahita yigira hafi aramubwira ati papa igikuta kirimo kiraza kigiye kukugwaho. Mu gihe umusaza atarabyumva umwana aragenda ajya
gusunika cya gikuta yego arwana nacyo umwanya ariko igikuta cyashatse kurwana ntabwo wagishobora noneho umwana abonye bikomeje gutinda abwira papa ati sohoka igikuta kirimo kiragwa umusaza rero gusohoka n'imbaraga nke atinda gusohoka yego umwana we arirukanka ahunga igikuta noneho umuzehe Rutaganda rero we nibwo igikuta cyatangiye kumukubitaho kimukubita igice cyo hasi kimukubitana n'igice cy'umugongo ariko asanzwe afite nyine ari ukuntu abantu bagiye bakura ubumuga butandukanye ku rugamba nuko baramujyana ariko ahita arapfa yego Rutaganda rero yamaze kwitaba Imana bitewe no kugwirwa n'inzu zidakomeye dufite muri uriya murenge zirimo zimwe abacitse ku icumu harimo abadafite imbaraga zo kuba bakisanira yego kandi byumvikana hari abagiye bagira ubwo bumuga hari abandi batasigaranye abana babasanira urumva reba imyaka afite nibwo abana be barimo bariga primaire yakabaye uretse akana kamwe ngira ngo afite kamaze kugera muri esi yakabaye ari umuntu ufite umwana urimo uramuzanira umukazana yakabaye afite abuzukuru ariko afite ubwana buto cyane ngira ngo uzabubona ni butoya none abana batoya nk'umuntu nyine ufite amateka rero abacitse ku icumu hari abafite amateka ariko ngira ngo iyi ni message ikomeye ku gihugu ni message ikomeye kuri iki gihugu cyacu yego ndagira ngo buri muntu wese mu nzego z'ubuyobozi yumve nka message hari igihe abo muri Ibuka bavuga ukumva rimwe na rimwe perezida wa Ibuka Kagari yatanze raporo perezida wa Ibuka ku murenge yatanze raporo executive yayisinye yazamutse ariko hakabaho ibintu bidashyirwa mu bikorwa kandi biba ari ibintu byihutirwa rumva niba twaragize amahirwe hakaboneka urugamba rwo kubohora abantu ukabakura mu rufunzo abantu ukabakura mu mazi abantu ukabakura mu nzu zirimo ziragurumana uyu munsi noneho inzu zidakomeye zikaba zidutwara abantu yego icyo ni si ikintu cyakabaye gifatwa maragwira abantu ntabwo ari ikintu njye cyane antunguye cyane numvishije ko nzi ko buri gihe tubona raporo bano bakeneye kubakirwa ariko sibyo ntabwo bikwiriye yuko raporo umuntu ayibona ikaguma ari raporo ikaba umwaka umwe 2 3 uri ushobora kwihuta ukagira ibyo usana ku nzu z'abantu badafite ubushobozi bababaye kurusha abandi mu buryo bugaragara yarababaye kurusha abandi umuntu dutekerezaho muri bari abantu dushyira impano hariya bo bababaye ngira ngo warababonye abababaye pe iyo dutekereje ngo uyu muntu ari mu abantu bose nibo ubwabo bitoranyamo twebwe ntituba hariya ngo turabatoranya bo ubwabo bitoranyamo bakavuga ati uyu muntu koko niwe ukwiriye impano bo ubwabo bishyira hamwe bakitoranyamo bakavuga ati uyu muntu koko niwe bakwiriye guha impano harya iyi gahunda yo kubakira barokotse jenoside cyangwa abarescape byavuye mu rwego rwa FARG abereza Minubumwe yango ubu hari umukozi wa Minubumwe ku rwego rw'umurenge ngira ngo sinzi niba byaramaze kubahirizwa ariko hari abakozi ba Minubumwe hanyuma hakaba n'inzego z'umudugudu Ibuka akagari umurenge ngira ngo ni umunsi kugira ngo hatangwe wenda nk'inguzanyo ku bacitse ku icumu bisaba ko bica muri izo nzego ariko ndakeka hari ibintu bimwe leta ishobora kuba turimo turihutisha nsabe yuko hari ibintu ura ikintu cy'abantu bacitse ku icumu n'ikivuga rumwe wabonye nk'ikintu cya ARG kubera abantu batazi amateka ya ARG usanga umuntu avuga ibyo abonye uyu munsi rero ushobora kuvuga ngo Rutaganda arababaye akeneye inzu undi waje uri muri iyo nama ukeneye kuza kwemeza yuko Rutaganda ababaye ntabyemeza kubera ko ntibikemezwa na Ibuka gusa yego ugasanga ibyo bintu bigiye gufata igihe abasibo bababaye gusa hari n'abandi bababaye hari n'abandi bameze gutya badafite amazu ugasanga ibyo bintu biratinze
kandi wa muntu tumufite reka mbivuge neza leta ntiyibagirwe ko ifite abacitse ku icumu nk'umuzigo. Yego, ibafite nk'abantu igomba kwitaho kuko leta yateguye jenoside irayikora. Yego leta iriho ntiyahagaritse jenoside. Leta iriho ifite inshingano zo kwita kuba yageze gute yarokoye. Yego, kandi reka mvuge ngo si ikiguzi kuko icyo leta iriho yasabye abacitse ku icumu baragikoze. Basabwe gutanga imbabazi bidashoboka barazitanga. Basabwa kubana n'ababiciye barabikora. Yego, rero si bikwiriye kubaho yuko uyu munsi twicirwa umuntu nka kuriya kwa Paulina bikagenda gutyo, uretse wenda ko nabyo hari ibyo ngiye ku giti cyanjye n'ubu ntarumva. Icya kabiri ntibikwiriye kubaho kandi nanone yuko umuntu nka Rutaganda apfa yishwe n'igikuta. Ntibikwiriye. harya ubwo ko tukambwire minisita wa Minubumwe ntibikwiriye bahaguruke. Ntibikwiriye ko umuntu inkotanyi ziba zaramukuye mu Masaka ngo uyu munsi aba arimo aragwirwa n'igikuta kinzi dakomeye, kandi uwo muntu ari kuri raporo 1 2 3 4 5 asabirwa gusanirwa ariko ntibikora. Amafoto agatangwa ba president bagatanga amaraporo. Ngeyo nsanga ari umuntu utaratangiye raporo byari kumbabaza, ariko yatangiye amaraporo atandukanye yo gusanirwa. Ese wenda ko utubwiye uyu mwanya Minubumwe yari kiri ku rwego rw'igihugu itaragenda igera mu mirenge. Ese wenda mu rwego rwayibuka bo nta bikorwa bajya bagira mu rwego rw'umurenge cyangwa rw'intara komita bitarinze kugera ku rwego rwa Minubumwe mu rwego rw'igihugu? Ibuka rero nicyo navuze ngo hari ibintu turimo turihutamo. Isize uyu muntu koko niba bamwemeza ko ari busanirwe cyangwa se ari buhabwe za nkunga zitandukanye. Ndatekereza rero nubwo yibuka komite yibuka ku rwego rw'umurenge yabyemeza, komite yibuka ku rwego rw'akarere kemeza ikintu ariko gikorwa. Rero icyo ntekereza nuko ibuka niba yatanze report ikavuga ngo Rutaganda akeneye gusanirwa, bakerekana uburyo inzu ya Rutaganda imeze, hakabayeho kwihutisha icyo kintu. None se turasana ari uko umuntu yamaze gupfa nibyo binejeje? Noneho umutambeshye iyi nzu iri bumare kangahe itarasanwa? Akusubira asanirwa nde? Irasanirwa abana biwe nese barabaye. Uyu François yari afite umuryango, umudamu n'abana bangana. Namuzi umubare w'abana. Bana ngira ngo afite 4 n'abatari 5. Kuko hari abana 3 abana bakuru ngira ngo 3 babanaga nawe, 2 bakabana n'umudamu wasaga nkaho arimo kutumvikana cyane. Yego. Bamwe ariko bari begeranye ku buryo nta kintu ubundi bafashanyaga mu kuri. Ntiyabanaga n'umugore mu nzu. Babanaga mu nzu. Okay. Ako bari baturanye. Yego, bari baturanye. Nk'abantu barokotse mu rwego rwa Rukumberi, ko Rukumberi muri iki gihugu ni umurenge wagiye ugira amateka yihariye nyuma ya jenoside. Ninde mu bantu bakuze numva umurenge Rukumberi nk'abayobozi ba jenoside, wena nk'abantu barokotse jenoside muri Rukumberi, nta kuntu mujya mwishyira hamwe kugira ngo wenda murebe nk'abo bantu namwe ubwanyu mubona leta itinze cyangwa Minubumwe itinze, mwe mukora iki nk'abantu barokotse? Impamvu mbaje iki kibazo ko mutekereza kujya gufasha bariya bantu, none nkamwe ubwanyu mwebwe murebe ibirimo birapfa, mukora iki nk'abantu barokokeye hariya hantu mu rwego rwo gufasha abantu nk'abo badahari? Urakoze Bobo. Reka nkwibutse ko twebwe abacitse ku icumu bahari abatahaba. Yego, abenshi. Iyi myaka 30 yacu yo kwiyubaka. Yego. Ndakumva. Abenshi bari mu mashuri. Abenshi nibwo bari bacyubaka imiryango. Uri muri Kigali yarwanaga no kubona inzu. Bamwe ntibarazibona. Uri handi nawe yarwanaga n'ubundi buzima. Ntago bari kujya gutega nabo ngo leta ibafashe. Nuga abo bose barwanaga n'ubuzima ku giti cyabo. Kandi nkwibutse ko ni inshingano zacu kwibuka. Yego. Kira gikorwa cyo kwibuka cyose kibaho gitegurwa n'abacitse ku icumu Rukumberi.
none mu rwego dukoresha imbaraga nyinshi ku buryo bifata yuko hari abatanga amafaranga, hari abakora ibikorwa bikomeye. Hanyuma uyu munsi ntabwo turagira nk'umuryango, ntiturabona amafaranga yatangira gushirwa mu bikorwa byo kujya kubakira abantu, ariko sometimes dushobora gukora igikorwa gitoya wenda ari ikintu cyatworoheye. nk'uriya mwanya twafashe tukajya gushima Imana nibyo. Ese wenda si mwabitekereje icyo gihe, wenda sinzi nimba ari igitekerezo cyangwa nimba ari ikibazo nimba ari challenge mbashyizeho, ntihagomba gutegurwa ahubwo ikiriya gikorwa cyo gushima Imana agakorwamo umuganda, abafundi barimo, abayede barimo, hakaba igikorwa cyo gufasha abo bantu bafite izo nyubako zimeze gutyo tutarindiriye Minuba umwe, ku buryo twanava na Minuba umwe yareba ati bya bintu tutakoze barabyikoreye nabo ubwabo kimwigeze mubitekereza cyo uze kureba iki kuvuga gushima. Yego, harimo action, harimo igikorwa, hakabamo n'umwanya abantu bagira kuko gushima biba mu bikorwa cyangwa bikaba mu magambo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo munshimishe neberu n'inanga, munshimishe ibyuma bivuga, kandi muhanze muve mu bidatunganye, muhanze mugere gutyo. Ubona ko dufata umwanya munini wo gusenga no kwiyeza, tugafata n'undi mwanya wo gushima, Imana yaturokoye. Icyo rero ni igikorwa gitegurwa, rumva kimaze imyaka ingana gutyo, nuko tugira igihe cyo kujya kwibuka. So kuvuga ko twajyayo ni muri etape ya kabiri, ngira ngo mu byo twifuza dushaka gushyiramo no kubisaba abantu ko bareba ku cyo bafite, niba hari icyavamo, noneho twajya dufatanya icyo gikorwa. Ariko ubu muri iyi myaka ibyo twari dufite ubushobozi n'ibiriya nabyo biragoranye, byari bigoranye kuko byari mu bihe bisa nk'ibigoyemo cyane ukuntu. Wenda turebeye uno musaza witabye Imana wiriwe n'inzu, hariho gikorwa gukingura ni gute biri gukorwa nana ukamenya ntiyifashije n'ubundi gushyingura. Urumva ndatekereza ko hari uruhare rwa Reserve Force. Yego, umuntu wari uri muri Reserve ugomba kugira uruhare uko byagenda kose. Yego, hanyuma hakaba n'uruhare rwacu nk'abacitse ku icumi ko nta wundi muryango afite, tugomba natwe gukora contribution, tugomba kugira uko dutekereza nyine icyo twakora kugira ngo dushyingure umuntu wacu neza. Yego, ariko biradutunguye nyine, ntibiteguye ibikorwa byinshi tumazemo iminsi ari ibintu bitunguranye nyine, ariko cyo mundira bene wacu ntabwo bajya bacika intege, ni intwari. Birateganya kumuherekeza kwa gatandatu. Uyu mwanya hari umuntu ushobora wenda kuza gutekereza akagira impuhwe cyangwa akagira umutima w'urukundo, harahana inzira zo gufasha uwo muryango ziri, hari uburyo mwashyizeho bwa contribution. Yego, wenda izo nimero turaza kuzishyira kuri screen. Iyo screen ubona ufashe rwose uno muryango, ni umupapa witabye Imana abwiriwe n'inzu, ariko nyine asize abana, asize umudamu kandi ntibifashije. Nk'abantu barokotse jenoside, nk'iyo mubonye ibintu birimo biraba, muri gukora ngamba ki yo kwikorera ubuvugizi? Ingamba za mbere ni ugukorana na media, itangazamakuru, kandi bibe ukuri, kuko hari ibintu abantu bahisha, sibyo ko natwe twakozwemo. Ego, nta kibazo, kuko urumva niba umuntu ashobora kwaka report y'amazu ahari, ukayatanga, ariko ngira ngo abantu ntibyihute, kamara imyaka abantu ugasana inzu imwe cyangwa ebyiri nangwa eshatu, gusa barasana. Simvuze ko leta itarimo irasana, irasana, ariko burya uhera ko wabaye kurusha abandi, wenda cyangwa se ukareba ibyihutirwa cyane. Uriya umuntu atabarijwe umwaka umwe, 2, 3, haba harimo ikibazo, kandi ubona kuko byaramunaniye.
hanyuma izindi ngamba ni twebwe ubushobozi bwacu natwe turashaka kwishakamo ubushobozi cyane nko muri mu muryango wacu nk'abacikacumu biriya kwishakamo ubushobozi bwo kujya tureba bimwe twakikorera bishoboka tukabikora tugatuma abantu tutababura bitewe n'ibiza nka biriya. Okay, navuga ngo abanyarukumberi aba barokotse ku icumu barukumberi twavuga ngo bakomere bihangane bongeye kubura uwabo agwiriwe n'inzazane zitateguwe ariko bibaho buriya ni Imana yateganyije ku rugendo rwe runyura ariko hanyuzemo uburangare bwacu bwite. Nemera ko harimo uburangare, hari igihe twihutisha ikintu nyine kubera uburangare bwacu, hari n'igihe twe dushaka kwiha amahoro tukavuga ko ari inzira y'Imana. Ari inzira y'Imana. Inzira y'Imana ntabwo Imana ifite gahunda yo kutwica. Iyo witegereje ubona nyine abarimo uburangare. Urupfu rugira igihe, ariko buri rupfu rwose ntabwo ariko ruturuka ku Mana. Okay, ni icyifuzo cye mu ijwi rya bose ry'abarokotse ku icumu muri rusange mu rwego rw'igihugu, apana kuvuga ngo ni icyifuzo cye cyangwa niye message watambukira ababareberera. Rakoze. Hari imiryango ishinzwe kureberera abacitse ku icumu. Dufite Ibuka, tukagira ARG na GARG n'indi miryango imwe n'imwe ikorana n'abacitse ku icumu. Ndagira ngo nsabe ibi leta idufashe, Minubumwe idufashe ikorane n'iyo miryango basanzwe bakorana, ariko habeho report iri clear. Niba tuvuga ngo dufite inzu 30, nibura ni habeho target yo kuba ngo muri izi nzu 30 hazubakwa mizi, hazasanwa imyaka 30 irashize iki gihugu hose muri iki gihugu, ngira ngo nibwo turimo turasana n'ahandi naho dutuye na hehe turabibona ni igihe cyo gusana. Rero ufashe umurenge ugasanamo inzu 2 mu mwaka cyangwa 3, kandi cyagiye twubakiraga inzu rimwe icyarimwe 60 cyangwa 100 z'abacitse ku icumu. Uyu munsi ugafata umwaka ugasanamo 3. Yego nemere hari ababashije kwisanira, hari abagize abana barabasanira, ariko tureba abo basigaye noneho badafite ababasaniye. Habeho mu ngingo y'imari ya leta habeho guteganya amafaranga ari busohoke mu gusana izi nzu, kuko nitutazisana hari abamabati arimo araguruka batari bubone uyasubizaho. Biraza kudushyira mu zindi ngaruka. Imyaka 30 ishize inzu bugi bayasenyutse iyo itubatswe mu buryo bukomeye, kandi ngira ngo ziranzu ntabwo zubatswe mu buryo bukomeye, byari ukwita dufata inzu tukayubaka vuba byihuse kubera ikibazo cyari gihari cyaho kuba. Rero navuga ngo kubacitse ku icumu batishoboye ni habeho ingamba zihuta zo kubasanira amazu barimo, kandi zinyuzwe muri Ibuka uhereye ku tugari, nk'uko n'ubundi buri Ibuka yose yo muri iki gihugu yatanze ripoti z'inzu bafite zikeneye gusanwa. Ndabizi ko babikoze hose mu gihugu, ahubwo leta niyemere ivuge ngo muri izi nzu Minubumwe nitubwire ngo muri izi nzu zatanzwe nibura hagiye gusanwa izi zihuta, ariko byihutishwe kuko iki cyadukanguye. Niba hari n'undi ejo ushobora gupfa nawe yishwe no kugwirwa n'inzu, byatubera ikibazo, cyaba ari ikibazo gikomeye. Nta muyaga wabayeho, nta nkangu, ni ukuba inzu itagishoboye kuba yakitwa inzu. Yaba ari umuyaga itsoke, yaba ari inkangu byakumvikana, ariko inzu iragwira umuntu kubera ko ishaje. Kandi zirahari nyinshi zimeze nkazo, haba simvuga Rukumberi gusa, mu mirenge myinshi zirashaje, kandi zifite abantu badashoboye kuzisana.
okay rini ntabwo hari ikintu wagiye ukomozaho gatoya uvuga ngo kubw'umubyeyi tuherutse kubura Pauline ese bundi igihe ndibaza bariya bafashwe urubanza rwabo rwaba rwarabaye kuko ni ibintu byahishwe byashyizwe mu bwiru nkatwe njye nari impari byose nari impari mu gushyingura nari impari filime documentaire bana batanga témoignage darabyumvishe ariko nyuma yaho ni ibintu byashatswe ko bujya mu bwihisho kubera iki nk'umuntu uri hafi wa Rukumberi baje ngo kubera iki naba ngowe gusubiza icyo ngicyo nanjye nahita nkubaza ngo kubera iki kubera ko biracanganye Pauline yaratubabaje yego ngira ngo nigeze kubaha ubuhamya sinibuka televiziyo bakoragaho ariko nabonye urupfu muri genocide kandi rubi ku myaka yanjye nari mfite nari muto kubona urupfu rukanganye rugutunguye mutanatekerezaga nk'abana ukabona umubyeyi wawe bamutemera imbere yawe ni ikintu cyadukanze twarakanzwe nuko Imana igira ukuntu irimo umutima w'abantu bakongera bagakomera ariko ni ukuri twarakanzwe yego buriya twarakanzwe hariho n'igihe usanga dufite abantu benshi bafite ihungabana ariko gicecekeye rituje twarakanzwe cyane so ku rupfu rwa Pauline nongeye gukangwa nongeye kumva nikanze kuko ukurikije ahantu igihugu cyari kitugejeje ntabwo twakabaye abantu hakiriho kwica umuntu ukanamukatira se nta n'ikintu muziza sinzi niba hari impamvu zo kwica umuntu ariko noneho nta n'ikintu muziza kuko ugiye mu mateka ya Pauline kuri uriya musozi ni manseri nta cyasha ni manseri wa wundi unabana noneho n'abaturage bose hari ikiganiro nabonye maze iminsi mbona rura ni urupfu nanjye urabizi ya kintu kibaye nditereka kuko sidatekereza utarigeze ubona hari ubusesenguzi nkora kora ni urupfu uresa rudasesengurwa nyabwire abantu ajondi bavuga ku byahirije nawe ngo genocide si intambara kuko intambara yasesengurwa ahubwo genocide ni ukwicwa by'indengakamere bidafite ubusesenguzi ntabwo wabona na rura rupfu rw'uriya mubyeyi ni urupfu rudafite ubusesenguzi ahubwo rukeneye ukuri gusa niyo ese wabusesengura iki birenze gutekera ariko hari ikiganiro nabonye cy'umumama umwe yarimo arasobanura uko byagenze uriya mwana bivugwa ko ari we wamwishe nziza n'uruhinja rw'ejo bundi nabo twumvishije banyujije amafaranga munsi y'urugi nziza yavutse jenoside irangije imyaka 9 bagira ngo atari 10 ubwo ni muri imyaka 10 ngira ngo ubwo ni muri 2009 1924 tutse muri za 2005 ngaba tugiye kujya mu traffic kujya mu 31 jenoside irangiye turi muri 30 nziza n'umwana w'ejo bundi nziza ukurikije urupfu rwa Pauline reka sinanyuranya na RIB kuko Dr Murangira Tsiri yavuze ko nziza yabemereye ko ari we wishe Pauline ariko naho waba utareba uriya mubyeyi yapfiriye mu mudugudu yes hagati y'amazu babonye uriya mubyeyi yapfiriye ku muhanda hagati y'amazu satuye ku musozi wenyine ku manywa y'ihangu yego ku manywa y'ihangu urabizi ko wanambwiye ngo tuganire imbere nabwo ntacyo navuga cyane ko numvaga nkirakaye cyane
ariko reka turebe tugire n'abantu bamwe dukangura. Umubyeyi yapfiriye mu mudugudu hagati ku manywa yanga nziza, imbaraga afite mu mubiri we. Paulina ntabwo yariye nabi, yego njye namubonye ku ifoto, yari umubyeyi ukomeye, yarakomeye sana, yaragishoboye kujya mu mirima akajya kureba amatungo, yahaguruka akajya gusura abana. Yari umubyeyi ufite imbaraga, yego ntabwo ari umubyeyi wari kunanirwa na gake gufata nziza wenda akavuza n'ururimi. Ntabwo byari kunanirana. Ikindi hari amakuru menshi ari hariya, ariko reka tureke kujya mu makuru yose. Ngira ngo n'inzego zirahari, ukuri kose zirimo zirashaka amakuru, ariko hari abagiye bavugana ku mubyeyi urimo urataka mu nzu. Hari abantu baganiraga, hari abantu bavugwa muri ziriya nkuru runaka yahamagaye, yagize gutya, yavuganye na runaka ku induru iri mu nzu, hari umuntu utakira mu nzu, abandi bakirengagiza. ariko se yatakaga ijwi rirenga, umuntu uvuga ko arimo arataka. Ngira ngo bajya bavuga ngo Bikira Mariya we ndengera. Reka turebe ko nziza imbaraga afite uriya mwana ntabwo yakica Paulina wenyine. Adondo ubwo nziza afunganye n'abandi babiri, afunganye n'abandi ngira ngo ni na benshi. Ngira ngo hari ejo urubanza rwabaye ejo, bazanye ngo abantu babiri. Urubanza rwarabaye. Kuki imiryango byo kwifunga n'ifungurwa fasha tutararenga? Amushuwa iki kiganiro naratinye kugikora, ariko reka tube clear, ubwo nukundi nta kundi. Ejo bundi habaye urubanza rw'umusirikare wishe abantu Icyangugu batanu. Ntabwo bamujyanye mu rukiko, bamushyize mu baturage. Yego, kubera iki byabereye mu baturage? ngira ngo ni nako leta yari isigaye ikora ku muntu wiciye umuntu mu ruhame. Pauline yiciwe hanze y'abaturage. Kuki? Icya kabiri, iyo umuntu yafunzwe byanze bikuza byabona tujya ku nkiko z'abantu hamwe n'abo tukoze kino kiganiro, Sarongo yaburanye, Mpano y'Imana yaburanye, kandi barafite ibyaha bitaremereye nk'ibyo bariya bakoze. Kuki badashaka gutangaza ko urubanza ruri bube, ngo hagira ukuri kugaragara, mbese kabivuga mu kuri kuzuye? Kuki harimo wenda sinzi abaribo, nta n'undi butunga urutoki ntagire uwunyumva nabi? Kuki hadakenewe ko ukuri kwa byose kujya ahagaragara? Impamvu nkubaza gutya, Rukumberi kamera nkuko nabonye muri abantu muri umwe, iminsi mike y'amagenzi abantu bacitse ku Rukumberi muri umwe, nta makuru namwe atambuka arango muyayoberwa, muyabonera igihe kugiye. Kuki mutifuza ko urupfu rw'uriya mubyeyi rusa nkaho rugiye open, abantu bamenye ukuri kwa? Oya, ntabwo tutabyifuza. Ntabwo iyo tuba tutabyifuza ntabwo tuba twaremereye itangazamakuru gukurikirana rwa rupfu, tuba twarabirukanye. Ubundi mu busanzwe iyo wapfushije ntabwo ujya ukunda ko ari umuntu gushungera, ntabwo uvuga ku rupfu rw'umubyeyi wawe. Sometimes none utaranamushyingura biba bigoye. Rero ntabwo ariko twanze ko abantu, ahubwo twangaga abadukomeretsa. Kumva umuntu avuze ikiganiro cyangwa ikindi kintu kandi arimo arabivuga ko bitagenze. Ngira ngo benshi ndimo ndanababona nkumva yaba ari ibishoboka ntazifunga umuntu uvuga ikintu kitari nk'uko kiri. Rero urubanza
buri rukiko rugira amahame yarwo. Ntabwo tuzi impamvu urukiko rutazanye umuntu ku karubanda wacira urwo rubanza aho yakoreye icyaha, cyane ko ngira ngo ndibaza ko hakirimo iperereza. Ndibaza kuko kuzana Nziza n'abandi na papa we ngira ngo n'umuturanyi, abaturanyi babiri na Nziza ngo bazanye mu rukiko kuvuga ku rupfu rwa Paulina 50 reka mvuge 50%, sinakemera kuri bubone ukuri muri abo bantu. Kuko ni abantu nkurikije abo ngabo baje kuva ku ntangira, kuva Paulina arimo arapfa, barabizi, bari kuri tele, bari aho, bari mu bahurujwe ntibahurura. Uwo muntu usari ukwiye kumeze gute, nta kintu ari bukubwire. Ariko njye dore icyo nakebajije, Nziza w'imyaka 19 arica Paulina kubera iki? Umukecuru w'imyaka 50 irenga aramushaka iki? Ese uriye wahoze ari umusirikare nawe yaratuye ari? Nta nubwo baramutwereka, ni ukuvugwa gusa. Ni ukuvugwa kavuga ko yageze hari, ariko ntidufite proof, ntabyo barerekana yuko yaje. Biravugwa yaraciwe. Nibyo twumva. So rero ibyo ntabwo nabishyigikira. Njyewe icyo narebaga ni Nziza, ahubwo icyo nashaka kuri Nziza ndagira ngo dusabe ubugenzacyaha bw'u Rwanda kandi burabushoboye. Yego. Nziza yiciye iki Paulina? Niba koko Nziza ari we wafashe uriya mwanya wo kuva amasaha arimo hafi nk'abiri cyangwa 3, yego, uko babivuga, ariko njyana nako byagenze kuko hari umwanya munini ukurikije igihe Paulina yaviriye hanze n'igihe abantu bahururije. Yego, yuko hari induru ivugwa. Ko twumvishe ko uriya mwana yahuruje mu masaha 11 za mu gitondo. Yego, ariko mbere hari undi wahuruje wari uri aho, wari urimo urakora akazi mu rugo. Rero igihari ntabwo Nziza yari afite ubushobozi bwo kuba yakicura umuntu wenyine. Ikindi, Nziza w'imyaka 19 nta nzika iwabo bafitanye no kwa Paulina. Nawe ubwe umwana sibyo yatekereza kwica umuntu mukuru gute bapfa iki? Ahubwo Nziza ari muri mission. Hari undi muntu wacuze umugambi akaba ari nk'igikoresho wo kwica Paulina. Nziza yaje gufasha, ariko afite abantu yafashije. Ukurikije strategy zose zakoreshejwe kugira ngo Paulina yicwe, arangize kwicwa, asohorwe mu nzu ntihagire amaraso agaragara, ajyanwe akatwa umutwe, bawushyire muri toilette, bahanaguza amashuka bashyire muri toilette, bafate igihimba bajye gucukura bagitabe, bajye kuzana itaka ryo kuri ku muhanda ari abarimo barashaka kaburimbo, baze bashyireho no hejuru. Nziza ntabwo yabishobora, ntabwo yabibasha, ntabyo yashobora. umva harimo akazi kenshi kandi gafite umwanya. None ukuntu ngiye nahabonye ntabwo ari ahantu hashira umunota hadaciye abantu. Oya, uretse no guca abantu, n'uwo muturanyi yari aho hafi, yaba yarabonye Nziza, kandi mu bintu hakana avuga nta muntu yabonye. Urumva no muri cya gihe ari kugerageza gushyingura uwo mubiri, reka tubivuge mu cyubahiro gigomba, mu kumushyingura mu byo budakwiriye, mu gushinyagurira, mu gushinyagurira umubiri, reka tubivuge gutyo. Sintekereza ko hari kubura undi muntu wamubona. Bivuze ngo rero amungane, sintekereza ko hano hatarimo ekipe ngari. Uretse na ekipe ngari, iki ni igikorwa cyateguwe ku rwego Paulina ari bwinjire mu nzu agiye kwitaba kuri telefone, inzu ikahita ikingwa.
kirateguwe ku rwego umwe mu bicanyi ukekwa nawe ari mu bakekwa wenda sinzi ntarisha ari buze gutanga amafaranga akayacisha munsi y'urugi. Kirateguye yishyura umukozi wakoze. Kirateguye ku rwego gifite umuntu ukiri inyuma, ahubwo uriya mwana akaba ari uwo bashyize hariya ngo agaragare. Yego, ni thumbnail. Batujijishe, bayobye inkiko, bayobye ubutabera, bayobye ubutasi, abantu bahugire kuri Nziza, kandi Nziza ntabwo wenda atanishe. Reka mbivuge ko turimo turakeka, ntabwo Nziza ariwe mwicanyi uremezwa, ni umwicanyi ubyiyemerera. Kandi si umwicanyi ni iki? Twebwe turi abantu bane tukaba turi mu nzu, umuntu agapfiramo, twese twitwa iki? Abicanyi. Misura yahakana ko atamwishe, niba yarara aho ngaho bamwica. Egana no muri jenoside utarafashe umupanga ngo yice mu muco umuntu n'uwaranze watunze agatoki. Wari uyoboye igitero. So harimo yuko sinemeranwa na Nziza ibyo arimo aremera yuko ari wishe Pauline. Twemerana. Yego. Sinemeranwa nawe nk'umuntu ugikekwa. Ngiye bambabare ntiwonge no kuba ngo Nziza, ahubwo Nziza ni umuntu ugikekwa. Nitumufata mu ishusho yuko Nziza yamaze kwica, birajijisha ubutasi, birajijisha inkiko. Tugume kuri Nziza. Kandi mu kuri dufite undi muntu ugomba kugaragara muri ubu bwicanyi. Dufite undi muntu ugomba kugaragara muri ubu bwicanyi wabuteguye igihe, kuko Nziza ku myaka 19 yibereye muri yiga, umwana wigaga ntabwo yari arimo arategura urupfu rwa Pauline. Kuko urupfu rwarateguwe, barabiplaninze neza uburyo bizagenda. Rwarateguwe kandi Nziza mu bwenge afite baramubajije ngira ngo kubera iki yamuciye umutwe ngo byaro kugira ngo amaso ngo batayabona. Yabibwiwe na yandi umwana biragoye. Ikindi nkurikije amakuru nyayo y'umwe mu bashinjwa yivuganiye na mugenzi wanjye umwe kuri telefone, aramubwira ati ngewe nababwiye ngo bashakishe ahantu hose, ariko tinyuma ndababwira ngo bashakishe bajye kunoza mu mirima bajye gushaka. Ubwo niwe wavuze ngo twamubonye anyura hasa nk'uwasaze, kandi uwo muntu yari ari mu bari aho ngaho muri ako kanya. Then nyuma anababwira ko bagomba no gushakira no mu rugo, kandi mu rugo niho twamubonye. Yego, Nziza imbaraga afite ziraterura Pauline yapfuye, ntidusanga imyenda ya Nziza iriho amaraso. Habuze imyenda Nziza yari yambaye tuza gusanga yuzuye amaraso. Abwo se aho yanyuze habuze ibitonya, noneho umwana waje uterura tubure n'igitonyanga mu rugo na kimwe kiriho amaraso ari Nziza. No, reka nsabe inzego z'ubutasi, inzego zitandukanye, urukiko, habeho ubutabera kuri Pauline. Nibaduha ubutabera kandi ubutabera bwuzuye, birangazwa n'ijambo rya Nziza, kuko karakana karasa nkaho kabaye akihebe, karasa nk'akantu gusa gashaka kuvuga kugira ngo gacalenjinga abantu bakagumeho birengagize gukora ikindi kintu. Kandi yaratojwe. Oya, zizatojwe nande muri ibyo byo kuyobya uburari. Yashobora kuba yaraganiriye kuko umwana tujye tubwizanye ko ntureba nkanjye uko ngana uko dasirambwira ati ko akerewe gutankahita ingongo, ariko kugera ku rwego wagezwe imbere y'ubutabera ukomeye muri ya myaka, uriya mwana wambwira gute ko atigishijwe uburyo bagomba guhagara mu kinyoma afite
afite ibintu yaganirijwe. True, icyo navugaga. Afite ibintu yaganirijwe. Reka mbigire gutya mu mbabarire kugereranya ibitagereranywa. Ariko hari igihe muri quartier kera bikemewe kwihanira umujura, bajyaga bakubita umujura agaceceka mpaka avuze. Oya, agaceceka ahubwo ntavuge. Yageze aho inkoni zamurambiye akababwira ngo ibyo nibye nabishyize hariya. Bakagenda bahagera bakabibura. Ayo byimira kuyango yoroherezwe. Yego. Ariko wamujyana muri ubu ngubu iyo babonye bagiye kumufunga igihe ari igihe ajya gucya akavuga kugira ngo agabanyirizwe. Rero nziza rwose ngira ngo imyaka 19 kumbaraga abonye afite n'urujijo. Ni nziza wakica n'urujijo pe. Nziza ntago yishe Poli nawe. Hari team ngari. Hari team ishoboye no kwica. Ifite n'amafaranga. Kuko uburyo bwo kwica burimo ubuhanga bukomeye cyane. Harimo ubuhanga, harimo isuku, harimo gukora isuku aho umaze kwicira. Gusibanganya imenyetso mu buryo bwuzuye ku buryo buza ataza kubona ikintu na kimwe. Rero ndasaba ngo hakorwe duhabwe ubutabera bwuzuye kuri Paulin. Habeho ubutabera bwuzuye. Hagaragare ishene yasabye ko Paulin yicwa. Uwasabye ko Paulin yicwa n'abamwishe bagaragaje. Rene hago turenga ha kugira ngo tuharire ubutabera bwumvishe. Yego. Kugira ngo tubaharire umwanya. Ariko nanjye giye gusaba nk'umuntu waguhostinze cyane muri social media, nimba ibintu byagiye ku mugaragaro mu itangira, turasaba ko no mu gukomeza kwabyo hamenyekana ukuri kwaho ibintu bigeze, uko abantu bajya mu rujijo. Noneho ikosa ribamo rimwe ntawe ndishinze, ariko tugwamo twe tukagumya kwibaza n'utoboye ngavuge akavuga nabi binyuranye n'ukuri bazi kubera iki we nta kura afite, kubera iki ntago kurimo kuravuga. Usabye ko ubutabera buhaba Paulin na famille isigaye babona ubutabera bwuze, kandi pe u Rwanda rwacu ntacyo turushinza mu butabera. Turwizera nk'igihugu gitanga ubutabera bwuzuye. Rero nanjye reka nunge muri yawe ngo uyu muryango ndetse n'abacitse ku icumu muri rusange, muri kuko nagiye nkurikirana afite amateka akomeye cyane, afite igihango gikomeye muri Rukumberi, haboneke mu butabera. Kuko natekereza ibintu babishyize mu baturage akamenyekana ukuri, ibintu bizishobora kuba byacika. Kuko ariko nibicecekwa bikitirirwa ibyo, nundi azakora ibireti na runaka yakoze. N'ubundi iyo watangije itangazamakuru rikaza, uba ugomba gukomeza icyo kintu kikamenyekana uko kirangiye, kugira ngo abantu bakigireho umucyo. Rero niba urubanza rwagiye Isake bakajya mu rukiko n'abaturage ntibabimenye, na bamwe bagiye kuzamuka basanga urubanza rurimo rurarangira. Ibyo bintu ndumva atari sawa. Urubanza ni rujya ahagaragara, urubanza ni rubere Rubago, ni rubere ku kagari, guca mu kibuga hari abaturage baze ku kagari ka Rubago. Nta n'impamvu zo kujya epfo Rukumberi ku murenge, nibaze hara muri kariya kagari muri uriya mudugudu wa Nyagakiza. Bicara aho ngaho bacira urubanza abo bantu, kuko ni abantu babanaga n'abandi, koko byemezwe ko ari nziza. Noneho tubyemere tumenye ngo ni nziza. Ariko ngiye kugeza ubu ndasaba cya kindi nasabye, nziza nareke kujijisha ngo duhugire kuri nziza, ahubwo umwanzi abagera kuri nziza.
nziza arimo arabyemera ariko siwe muntu. Ndibuka mu gihe cya gacaca hari abantu bazaga imbere akahita avuga ngo niwe wishe kandi atari we wishe. Inteko yose akahita ahakanira umuntu wishe kandi hari abantu babonye umuntu wishe. Bikazasaba ko tuzajya gukura umuntu muri gereza wafunzwe akaza kwemeza ko runaka yishe yari ari muri icyo gitero, kubera ko uwacitse ku icumu wenda yabivugaga bitemewe, noneho bakajya kuzana umuntu uyireze ko icyo gitero bari kumwe na runaka yica, akaba ari buza kubyemeza yuko koko ko uwo muntu yishe mu gihe cya jenoside. Si ubwa mbere byabayeho yuko ngira ngo no muri iki gihugu n'abandi barabizi, si ubwa mbere bibayeho yuko umuntu yemera ko yishe atari we wishe gusa. Na kera nabo numvishije hari ahantu umujura yibaga bakavugiriza akarura hatari. Abagenzi be bayebye umuburare bagakubitira akaruru hano hirya kandi baciya. Bobo buriya ibintu birimo abacitse ku icumu biragora kubera ko bifite amateka maremare. Rimwe na rimwe rero n'igihe ubona nk'umuntu yivanze muri aya mateka atayazi. Sinzi nk'ubushize ngira ngo watubaje ngo se uriya mudamu yitwa ngo icyo wavuze kuri yahereje Jessica ngo yahereje ni igiki, asobanuza icyo ari cyo, ngira ngo asobanuzaga icyo ari cyo, asobanura yabaza simbyibuka neza ngira ngo yavuga ngo ahereje ngo ubundi ngo ni umuryango umeze uti. So hari ibintu umuntu aba ngo ni club so buriya nkanjye nkura nakuriye muri ahereje ku myaka muri 2002 icyo ahereje twakoraga. Yego umwana yazaga adafite isabune, adafite Kotex, adafite amavuta, afite gusa farije yamwemereye ko izagira gute kuzamurihira. Yaza akabura ahantu yego umwana akaza nta kintu na kimwe afite. Gusa icyo twakoraga twafataga muri twabazanye amasabune tukayagarura aho turi, tukagenda ducamo utuntu tuduce nta kwikunda, tukongera tukagabana twa dusabune. Yego ukagenda ukakabika kakaba kayuzi, ukongera ukakabika twagakuye ubwo byabaye mu rugo. Hari abagakuraga mu rugo, ubwo hari abayikuraga mu rugo, abandi bakayikura he muri ahereje. Yego kubera ko famiye zateranye tukumva ibibazo by'abandi bana bafite duhuje ikibazo. Yego ibyo byatumye hari abana badasara, hari abana batiruka bumva ko bafite abana. Ndibuka nk'ikigo nigagamo najyaga nsigarana umubare nayo coordinateur wahereje. Yego najyaga nsigarana umubare w'abana barenga 10 nafite aho nzacyura, ntafite aho nzagera gute bazataha. Bikansaba kuzava ku kigo ari uko abo bana nabonye aho bageze gute bagiye, hakabaho uwo byanga ngasaba ikigo kumva ibyo kurya byasigaye akaguma mu kigo nabuze aho mushyira, cyangwa nkasaba undi mwana akamucyura iwabo. Iyo ni ahereje. Wowe warangiza nyuma y'imyaka 30 ukaza ahangaha bazanga iyo club ni nyabaki ngo hari abantu bashyize hariya. Twe tuzi icyo yadufashije n'ikirimo yadufashije umunsi. Urumva ugasanga umwana ndasaba nubwo wenda bisobanura nabi, habaho ba nyiri umuryango, inshuti z'umuryango n'abanyacyubahiro. Yego nkamagara abanyacyubahiro kigiye nta telefone twagiraga, nkajya kubashakisha bamwe aho bakora mu ntuza mu byari akarere, ngira ngo byari bikiri hariho n'intara na komine. nkajya njya kubinginga ngo uzanjyanire uyu mwana mu rugo, uzanjyanire uyu nguyu, wowe uzamfatire uyu. Abo bana bakajya kuba muri iyo miryango. Uyu munsi abana bari muri ahereje ni abana bakomoka ku namashami, ni abana bakomoka mu bikomere twikoreye. Yego ni wa mwana ukubwira ngo ndashaka kujya kwa sogokuru ntahari, ni wa mwana ukubwira ngo
ndashaka kujya nanjye nageze ku ishuri mbisha abandi bana bavuga ko bazajya muri holidays bakajya kwa banti n'ahandi wowe ntabahari yego abana bafite ibikomere bakeneye kwibumbira hamwe kugira ngo n'ukeneye kubaganiriza abone uko abaganiriza ese kugira ngo bo barishimye kubaho ahubwo n'abana bahuje inkingi n'abana abwira se isa agasanga cyangwa yaragize amahirwe yo kurokora nyina agasanga hari igihe arimo aramubona arimo ararira bigasaba ko aza kuganira n'undi mwana akabumuriza umutima we yego so rero iyo ugiye ku bintu hari ibintu ubundi umuntu ajyamo biba bitamureba njye biranandenga habura icyo bivuga reka dusoreza ariko dusoza hari icyifuzo wasoza uvuga kurura mu byo kubakirwa cyangwa gusanirwa ariko wagira icyo usoreza wenda ku bijyanye akoze nta bindi birenze leta nishyira imbaraga mu gusanira abatishoboye turavuga noneho kuri butabera ikijyanye n'ubutabera nongere ngisubiye muri leta ni inkiko nizifatanye n'ubutasi baduha ubutabera bwuzuye kuri polisi kuko ngiye uyu munsi nziza arimo arajijisha inkiko murakoze cyane